Ubusobanuro bwacu bw'inzozi bw'uyu munsi turaza kubera ku gice cya 8. Uyu munsi duhereye ku byabanje, ariko uyu munsi tugiye gusobanurira gukuka amenyo icyo bisobanura. Mbese kurota wogosha umusatsi bya bisobanura iki? Kurota ugwa mu cyobo cya kure ibi ngibi ibisobanuye iki? Ibi ngibi byose bikubiye mu busobanuro tuvuguriye uyu munsi. Wibutse ko iki ari igice cya 8. Ushaka kureba ibice byabanje n'ubundi wakanda hano munsi byose tubibona. Kurota ukuka amenyo, abantu benshi bajya barutiza inzozi ariko ugasanga ntabwo bigeze babisobanukirwa. Umukunzi wacu watwandikiye ubutumwa yatubwiye yuko yarose abona ari gukurwa amenyo. Ibi ngibi rero ni ikintu kibi cyane, kubera yuko izi ni inzozi zisobanuye yuko ugiye gutakaza ubwenge ndetse ugiye kubura kumva cyangwa se kumvikana n'abandi, icyo bita mu ndimi z'amahanga understanding. Usibye ibi kandi ugiye guhura na attack cyangwa se ugiye guhura n'ibitero bizatuma utakaza confidence zawe cyangwa se kwihagararaho kwawe. Ubu rero igihe waryamye ukarota ubona gukura amenyo, icyo gihe bizaba bisobanuye yuko ugiye gutakaza ibi byose nkubwiye. Noneho mu gihe waryamye, ubwo ni ukuvuga ngo tugeze mu by'urukundo, ukabona umukunzi wawe bari kumukura amenyo, iki gihe uzamenya yuko uri mukunzi wawe hari abantu bari kumwataka bashaka kumwambura cyangwa se bashaka gutuma abura ubwenge. Rimwe na rimwe ugasanga n'imyanzuro afata ari imyanzuro izagaragaza yuko mutumvikana ikintu na kimwe. Aha rero icyo uzabusabwa, niba usenga uzamusengera, ariko niba utanamusengera uzamusaba kuba maso ndetse no kwitonda. Usibye ibi ngibi kandi, nyaboneka niba urose ibintu nk'ibi ntubisobanukirwe, ujye wibuka kuza kudusura maze utubaze tube twagufasha mu kugusobanurira inzozi zose warose. Inzozi za kabiri turi bugusobanurire ni inzozi zo kuryama maze ukarota bakogosha umusatsi. Iki gihe ni ukuvuga yuko ugiye kubura abakurengera cyangwa se abajya ku ruhande rwawe. Usibye ibi kandi ugiye kubura ubuyobozi. Niba warusanzwe uri umuyobozi cyangwa se nawe ubwawe ukuntu wiyoboraga, ni ukuvuga ngo ugiye gutangira gutakaza controle cyangwa se ugatangira gutakaza uburyo witwaraga mu bantu, n'uburyo bw'imiyoborere bwawe bwari bikurimo ubona bwo bugiye kugabanuka. Aha rero niba uryamye ukaroteza inzozi, icyo uba usabwa no kwitonda ndetse ukaba maso, kubera ko abantu muba mubana baba barimo bashaka kugukorera ibyo byose nkubwiye. Mu rukundo, niba uryamye ukabona umukunzi wawe bari kumwogosha umusatsi, ni ukuvuga yuko uyu mukunzi wawe ni ikimenyetso kigaragaza yuko hari abantu bashaka kumwanika cyangwa se bashaka ko bamugaragaza, bakamugaragaza wese ku buryo azaba adafite kirengera. Icyo gihe rero icyo usabwa, urasabwa kuba maso ndetse no kuba mu mwanya wawe nk'umuntu w'umugabo, ugahagarara ndetse ukarengera umukunzi wawe kugira ngo umurinde kuba aba bantu bashaka kuba bamwambura ubwihisho bwe. Usibye ibi kandi, ikindi kintu uzaba ubonye mu nzozi nurata ukabona umukunzi wawe bari kumwogosha umusatsi, ni ukuvuga yuko hari abantu bakomeza kumugenza kugira ngo ahinduke, atakaze kapasite cyangwa se ubushobozi bwo kuba yabasha kuyobora, na cyane yuko ikintu kijyanye n'ubuyobozi iyo umuntu agifite abasha kwiyobora ubwe ndetse no kuyobora abandi. Aha rero nurota bakogosha umusatsi cyangwa se umukunzi wawe bamwogosha umusatsi, icyo gihe uzamenya yuko hari ibitero byahagurutse, nawe ufate iya mbere mu guhaguruka no guhangana nabyo ndetse ufate n'akanya ko kubisengera. Inzozi zindi twaguteguriye z'uyu munsi ni ukurota ugwa mu cyobo. Ahangaha abantu benshi bakunze kugenda babitubaza, batubwiye yuko ngo barota babona bagwa mu cyobo kirekire cyane, ariko nyamara bakangutse bataragera mu cyobo. Ibi ngibi abantu bose bagiye babitubaza, ubusobanuro bwabyo ni ubu tugiye kukubwira. Bisobanuye yuko ugiye kugira depression cyangwa se hari umwuka wa depression uri kukwataka. Icyo gihe niba urose izi nzozi, birasaba yuko ufata umwanya ugasenga, ndetse usibye kuba wasenga ugahangana n'imibereho yawe cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe, kubera yuko ugiye kwataka n'ibitero biguteza kuba wagira depression. Icya kabiri, igihe noneho uzarota wowe ari we wijugunye muri cya cyobo, ukakijugunyamo ukabona ugiye ahantu kure cyane ariko ugakanguka utaragerayo, iki gihe biba bisobanuye yuko wowe ubwawe ibyo utekereza cyangwa se ibyo ugaburira ibitekerezo byawe bigiye gutuma witakaza wowe ubwawe ndetse ugatakaza controle kuri wowe ubwawe.
icyo gihe icyo uzaba usabwa no kuzahindura ibitekerezo, kubera yuko izi nzozi zaba zije kukwereka yuko wowe ubwawe ibyo uri kwikorera usa nkaho uri kwiyahura, kubera yuko uri gutekereza ibintu bituma utakaza wowe wa nyawe. Icyo gihe rero niba utangiye kuba watakaza ibyiringiro, nyaboneka ndagusabye fata iya mbere uhindure ibyo utekereza kuko uri kwiyahura. Icya gatatu, niba urose noneho ukabona abandi bantu bari kukujugunyamo ariko nawe ukemera kujugunywamo ariko nubwo ukanga kutarageramo, iki gihe bisobanuye yuko ibintu uri kugerageza gukora byose kuri ubu hari abantu benshi bifuza yuko ucika intege cyangwa se umanika amaboko. Icyo gihe rero niba urose izi nzozi urasabwa kwitonda ndetse no kumenya uko ubana n'abantu mubana umunsi ku munsi, kubera yuko aba bantu bari kukugenza kandi barifuza yuko babona ubwo muri icyo cyobo cyo gucika intege. Nyaboneka rero niba urose izi nzozi uko ari eshatu nk'uko natangiye mbikubwira, fata iya mbere mu gusenga ndetse no kuba hafi y'Imana, ariko wongereho kuba maso no kwitondera ibyo wowe ubwawe wiha ku giti cyawe nk'uko twagiye tubibona mu nzozi zose nagusobanuriye. Mu gice cyacu cy'uyu munsi, ni ukuvuga ngo mu gice cya 8 tugusobanuriye ubusobanuro bw'inzozi eshatu. Iya mbere ni ugukuka amenyo, kogosha umusatsi ndetse no kugwa mu cyobo. Ibi byose muri detaye nagiye gusobanurira icyo bisobanuye n'icyo bizaba bivuze kuri wowe igihe warose zino nzozi. Turagusaba kuza kudutera inkunga uyu munsi, nyaboneka reba munsi y'aya makuru handitse subscribe cyangwa se abone ukandeho, hari buze akazogera nako gakande, urabushimangiye kuzahorana natwe by'iteka ryose. Nimugire amahoro.